hari abana bahiye, hari abasore b'amaji akagira gutya akavuga ati neje kumbe Imana yihishe ise ngo ni gute ngo nakurera Imana ngo narangiza nkageragezwa ngo mimi natumikia Mungu niko mtumishi wa Mungu siwezi panga nyumba Mungu iko na manyumba. Imbwa y'umweru n'imbwa y'umukara zose ni imbwa, n'intama y'umukara n'intama y'umweru n'intama. Tugaragaza ibyo turi byo. Iya ntwaye abana we ndazi ko ari nayo itanga kubyara. Iya ntwaye ingamiya ndazi ko ari igize itanga. Iya nyimye inshuti ndazi ko ari Imana izigira. Imirimanga iwidra Mana turengere bwoko bw'Imana. Yesu atugarukeho. Urangije umuhamagare BY Stafford Rikiri Madrid dansa fodra. Twongeye kubaha ikaze mwese mukurikirana ibiganiro byacu byinshi kandi byiza. Amerika, Europe, Africa, ahantu hose ku migabane itandukanye, Asia, Pacific, hose turabaramukije tubaha ikaze ku biganiro byacu bya buri munsi. Uyu munsi tugiye kuganira n'umukozi w'Imana, agiye kuduha ikigishwa we yateguye ubwe. Turagira ngo tumuhe ikaze atwibwire, ubundi anaduhe ikibwirizwa yatugeneye uyu munsi kugira ngo gifashe isi yose n'abanyarwanda muri rusange. Ni karibu. Murakoze cyane. Yesu abamugisha. Amazina yanjye ni Twabarurema Adrien, ndi umugabo ndubatse, mfite umugore n'abana. Kadusenge kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Data wa twese uri mu ijuru, uri Imana ivuga kandi uri Imana ikora, ndagushimye ko wera kandi ukabukiranuka. Unyemerere ubane natwe mu gihe tugiye kuganira ijambo ryawe. Ufunguye iki kiganiro wese kigira hano kimukura Kristo, kigire nawe kimushyira. Ubwami bwawe buze, imbaraga z'Imana ziruta izacu zibe muri twebwe, unanize ibyananiza ikiganiro Mwami tugiye kuganira. Mwuka wera ashyigikire Mwami iri jambo, imbaraga zihindura, imbaraga zirema zibe muri twebwe. Urakoze mukunzi ko byumvise, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha nshuti z'umusaraba bakundwa, dusangiye gucungurwa kw'amaraso ya Yesu Kristo, umwana w'intama w'Imana yavuye ku musaraba igorogota. Yesu abahe umugisha. Ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma mu gitabo cya Yobu ibice byaho 23. Turasoma ku murongo waho wa 8 tugeze ku 9, ndushake tugire no ku 10. Igitabo cya Yobu ibice byaho ibice 23 umurongo wa 8 tugere ku 10. Turi buze gusoreza mu gitabo cya Yobu n'ubundi ibice 27 ku murongo wa 6. Reka dusome twumve ukuntu hatubwiye. Havuze iki rero? Haravuze ngo dore nigira imbere ariko ntihari, nasubiza inyuma nkayibura, mu kuboko kw'ibumoso aho ikorera aho sinyiharuzi. Bibiliya iravuze ngo yihisha mu kuboko kw'iburyo kugira ngo ntayibone. Umurongo w'10. Ariko izi nzira nyuramo nimara kungerageza nzavamo meze nk'izahabu. Imana ishimwe. Reka twongere dusome umurongo wa 8. Haravuze ngo dore nigira imbere ariko ntihari, nasubira inyuma nkayibura, mu kuboko kw'ibumoso aho ikorera aho sinyibona. Yihisha mu kuboko kw'iburyo kugira ngo ntayibone. Imana ishimwe kizi byacu. 10 yaravuze ngo ariko iyo ni Imana Data, izi nzira nyuramo nimara kugeragezwa nzavamo meze nk'izahabu. Akadusome n'ubundi Yobu 27 umurongo wa 6. Bibiliya iravuze ngo gukiranuka kwanjye ndagukomeje, ntabwo nzakurekura, ntabwo umutima wanjye uzagira icyo unshinja nkiriho. Bibiliya iravuze ngo gukiranuka kwanjye ndagukomeje, ntabwo
nzakurekura, ntabwo umutima wanjye uzagira icyo unshinja nkiriho. Tuvuge ngo amen. Bless you. Imana ibaha umugisha nshuti bene data, Imana ibagirire neza. Nejejwe mu mutima wanjye no kuba umwami Yesu ankunda, ndamahoro. Aho uri hose, ikibazo ufite, nejejwe no kubwira ngo komera, kuko Kristo ari ugukomeje. Ndagira ngo tuganire ku iri jambo cyangwa ku iteme cyangwa ku nsanganyamatsiko ivuga ngo Imana ijya yihisha. Aho wambaza ngo si Imana ijya yihisha? Turi ko n'abantu wakumviye insanganyamatsiko batari ko uyu muntu ibi bintu abisomye, ariko Yobu yatubwiye ngo ndayishakira ibumoso ayikorera nkayibura, najya iburyo ayikorera nkasanga yanyihisha. Ariko agira ibyiringiro bifite ubugingo. Aravuga ngo ariko Imana izi nzira nyuramo, nimara kungerageza nzavamo ntunganijwe, meze neza nk'izahabu ivuye mu ruganda. Imana ishimwe. Imana itugirire neza, ubwoko bw'Imana. Imana itugirire neza. Imana ijya yihisha. Uzi ko Imana yihisha? Ikihisha umugore, Imana ikihisha umugabo, Imana ikihisha umwana muto, Imana ikihisha umusore, Imana ikihisha umukobwa, Imana ikihisha umuntu arwaye akamara imyaka 15 arwaye, Imana ikihisha bakagusohora mu nzu kandi Imana ivugana nawe. Uzi ko Imana yihisha ukambara ubusa kandi waravuganye n'Imana? Uzi ko Imana yihisha ukabyuka ku kazi ukora nk'uko abandi bakora, ntugire na mimimomo cyangwa saving y'igihumbi usagura? Imana irihisha. Yobu Imana yaramwihishe. Bene data, ntabwo ndi buze kujya mu mateka ya Yobu ngo nyatindaho cyane, mvuga havuka. Yobu muramuzi neza. Yobu muzi ibigwi bye. Yobu Bibiliya ivuga ngo umunsi umwe, iyo usomye mu iki gitabo cya Yobu igice cya mbere, Bibiliya ivuga ngo abana b'Imana ngo bajyaga gushengerera, ngo n'abasatani bakahaboneka bakaza. Ubu ikibazo dufite ni uko abana b'Imana bajya gushengerera, bamwe bakajya gukorera Imana, abandi bakajya gusenga, abandi bagakorera Imana, n'abasatani bakahaboneka. Nicyo kibazo itorero rifite, nicyo kibazo abakristo bafite, nicyo kibazo. Ariko ndashimira Imana izi nzira unyuramo mama, izi migambi uri gucamo, izi bibazo ufite, nimara kukugerageza hari ikintu uzava mutunganijwe rwose, umeze nk'izahabu itunganijwe ivuye mu ruganda. Bibiliya ngo barashengereraga, ngo umunsi umwe Satani arimo agenda. Bibiliya iravuga ngo Imana ibwira Satani ngo uvuye Satani, ngo Satani aravuga ngo mvuye kuzerera mu isi. Imana iravuga ngo witegereje Yobu umukiranutsi wanjye. Ngo Satani azana ibyiyeguza. Humura mama, humura papa. Nimba uri kugeragezwa Imana ibirimo, ihangane uzava mutunganijwe. Nimba ibibazo urimo Imana ibirimo, ihangane uzava mutunganijwe. Bibiliya ivuga iki bene data? Ngarangira bati mbese yabuzwa n'iki gukiranuka? Yabuzwa n'iki gukora imirimo y'Imana? Icyambere, wamuhaye kubyara hungu. Kabiri, umuha kubyara kobwa. Gatatu, wamuhaye umugore mwiza. Icyakane, wamuhaye amashyo, umuhingamiya, urangije umuhamagare BY Stafford Rikiri Madrid dansa fodra. Ndafashijwe, umuhingamiya, umuha urubyaro, umuha abana beza, umuha abahungu ndetse n'abakobwa, urangije ugomorora ubutunzi, uramurundira. Niki cyatuma mbwiza ukuri yewe wamana, niki cyatuma yo batagukiranukira? Ayiwe, muri Yesu biremera bene da. Muri Yesu Imana ijya yihisha.
ngariko imani kuko yariziyo. Ndashimira imana kibazi neza, ndashimira imana ko imana ituzi. Nimba urimo neza, nimba ukorera Kristo neza, bene data ndagira nkubwire ngo imana irakuzi inshuti y'umusaraba. Yesu arakuzi, humura komera. Kristo ni umugabo w'intwari. Imana ishimwe, imana ishimwe. Imana izibidra editita fodra zishiwidro. Yewe Nafuta ngarangije ngiwiteka aramubwira tumva hari ijambo nkubwiye. Amashyo ndayaguhaye, imikumbi ndayiguhaye, ingamiya ndaziguhaye, indogobe ndaziguhaye, nguhaye abana, nguhaye kungu, nguhaye kobwa. Yewe ariko hari ikintu mwimye, umutima ubugingo ndabukwimye. Ngibyo arangije arabijyana niyanyurwa. Bigera no ku rwego Satani asaba n'umubiri awukoraho biremera. Imana ijya ibyemera, ariko Imana ijya yisha. Imana irangije irabimuha. Reka rero yo barware, yishimisha urujyo, abana bagende, imikumbi igende, amashyi agende, inshuti ziragenda. Ngasigarana inshuti 3 z'agashinyaguro, Eliyabu, Biludadi ndetse na Elifazi n'umugore wa Kanarazi. Ubwo ni abantu bane. Umwe aravuga ati ariko ni gute umukiranutsi w'Imana yababazwa? Birashoboka se? Ariko njya nkunda Bibiri. Yobu yaravuze ngo Imana igivuganira n'abantu bayo mu nzozi bashyizweyo, ikavuganira n'abantu ngo baryamye. Imana idusure bene data, Imana ijya yisha. Mwaramubwira tumva ntibishoboka. Ibi bigera no ku mugore, aravuga tumva ntibishoboka. Yewe mutware we, ihakana Imana. Hariyo Mana yawe, byabaye nko kureri, hariyo Mana yawe yakureka n'ubundi kipfira, umubiri yarawujyanye n'ubundi kwishura uhagaze. Hari igihe umuntu ahura na situation Nafuta bakavuga ati nagasambanye, kumbi Imana yihishe. Mukazi bikatugera uri umutekinisiye nk'abandi, ufite masters bikanga, ariko Imana ijya yihisha. Biremera. Imana ijya yihisha ukabura ubukode kandi uri umuririmbyi. Hanga abantu bajya ngo ese ngo ni gute ngo nakurera Imana, ngo narangiza nkageragezwa, ngo mimi natumikia Mungu, niko mtumishi wa Mungu, siwezi panga nyumba, Mungu iko na manyumba, ngo ntago umukozi w'Imana ngo yakodesha inzu, ngo Imana igira amazu. Ntagura isobanukirwa. Imana irihisha, kabikoraho bikagenda. Yobu byamubayeho, Imana irihisha. Eliyabu muvaho, Biludadi muvaho, Elifazi muvaho. Baramubwira ati ihakane iyo Mana. Yewe yihakane. Yobu atuka Imana. Imana irihisha kugera no ku rwego Yobu yabuze Imana. Aravuga ati avumwe umunsi navukiyeho, n'umunsi mama yansamiyemo, uwo munsi bivunwe. Kubera iki? Imana yarihisha. Aho Imana ntago yihishe ukaba urimo yituka. Yewe mukozi w'Imana, aho Imana ntago yihishe ukaba urimo wirwanirira. Nuri kurya intonorano nk'Abamowabu n'Abayisiraheli. Imana yihishe. Imana yarihishe mu Bayisiraheli, Nafuta irihisha. Imana irihisha. Bigiye ruguru babona inyuma yabo, babona Farawo, babona amagare agenzwa akururwa, barabibona. Barebye hakurya babona n'ibibaya, barebye fo babona n'imigezi, bigiye imbere gato babona n'inyanja. Imana irihisha. Babwira Mose ati yewe Mo, watubeshye, iyo kikireka tukigumira n'ubundi mw'Egiputa amadegede yaraduhagije, tungurusumu zari ziduhagije, kubera ko Imana yisha. Uzi ko Imana ijya yisha abantu bagasubira kubyo barutse. Umuntu agasubira gusambana, Imana yarihisha. Hayiwewe. Umuntu agasubira kuroga, Imana yihisha.
ngisi Imana nakoreye, ngo ni gute se ngo nakambara ubusa? Muri Yesu biremera. Imana ijya yihisha, Imana irihisha. Uri umugore ufite umugabo, ndugu yangu, bikemera. Umugabo wawe akora yayakorera akayajyana mu nda, Imana ikihisha. Kandi Imana ikakuvugaho neza, ikavuga ngo mwana wanjye. Imana ijya yihisha. Igeze inyisha intwara amadolari mvunja, Imana irihisha. Iyo Imana iramwihisha, ngarayibura we, ayirebeye mu nshuti arayibura nk'uko nawe umeze. Uzi ko hari akantu nabonye bene da, uzi ko umuntu mw'iki gihe kugira ngo agire ikintu agufasha cyangwa agire ikintu agukorera, ngari kugira ngo abanze amenye ubuzima bwawe bwose, ngo banze umubwire ibigwi, umubwire nuko waraye n'icyo warariye, kugira ngo aguhe bitanu. Bene data, mugire ubwenge, namwe mukorere umugisha, muwita umugisha. Mwitonde mutazakorera ingirwa mugisha mukagira ngo ni umugisha. Kujya guha umuntu ukabanza ukamubaza amangambure, ese inzu urimo yishyura ngahe, umigenze gutya. Nimba Imana igusuye wakoreye Imana, k'ibyo ukora Imana izabihemba, k'ibyo ukora Imana izaguha umugisha. Niki gituma abantu bo mw'iminsi musigaye mwara, uzi ko abantu basigaye bavuza Imana ukagira ngo ni ikivumvuri, vuga. No, Imana irihisha, ijya yihisha. Umuntu yarize masters akabura akazi nk'abandi, ari n'umuhanga, akagira amanota, akaba metre, akagira metre mu mategeko, ntabona akazi, Imana ikihisha. Imana ijya yihisha. Umugore ari inzobe ameze neza, umugabo akamubwira turi ikigoryi, Imana ijya yihisha. Nafuta, Imana irihisha. Imana iramwihisha yo, ayirebeye mu nshuti atishwita. Ni gute se umukiranutsi w'Imana yageragezwa? Ni gute se umunyamasengesho, umurokore, kuki byagenda gute? Imana irihisha. Ni gute se umuririmbyi yagenda gutya kandi aririmbira Imana, imodoka ikamugonga? Dore ko abantu bazi kuvuga, dufite abantu babaye abanyamakuru bataraba umwuga. Ati yo, atarasebye zirarangiye. Nshuti yanjye komera, nimba ibyo urimo Imana ibirimo, izi nzira unyuramo Imana izi imigambi yawe, humura komera. Imana ijya yihisha. Niyo topic ndimo nganiraho namwe, murahari ko? Imana irihisha. Papa Stella, inshuti z'umusara, Imana ijya yihisha. Yemwe ab'Imana yahamagaye, Imana ijya yihisha. Niki gituma abantu basigaye baja buri by'Imana? Niki gituma abantu basigaye bavangira Imana? Niki gituma abagore basigaye basambana? Kubera ko Imana yihisha, kubera ko umugabo we yamwimye 5 akamwita imbwa. Imana yihishe kumbiri kugira ngo igupime. Yobu yihisha ku mugore, haramubwira ati mugabo mwiza, twaryanye kabisi nagahi, iyi Imana yawe yankozeho, yanjyanye abana, injyana ibintu, none nawe yagukozeho, uri kwishimisha urujyo. Ariko reka tuvugishe ukuri, niko nafuta vuga turi kuganira. Nafuta, ubu ninde mugore kw'iki gihe wamera nka mukayo? Iyo umugabo amara amezi 3 batigenda ati siwe Imana yambwiye, kubera ko Imana yishe. Ubu ngo akamara amezi 3 nta kazi, akavuga ati burya siwe Imana yambwiye. Hari abana bahiye, hari abasore b'amaji, akagira gutya akavuga ati neje, kumbe Imana yihishe iri kugira ngo imupime. Ariko yo baramubwira, tumva yewe mugore we, uvuze nk'umwe mu bagore b'abapfapfa. Ijya nk'undi ijambo biriva ngo niba mwarasogongeye mukamenya ko wagira neza, nimumwegere, niwe buye rizima. Iryo buye ribifodikirista ryarimangi widro, ryanzwe n'abubatsi. Ariko nubwo ryanzwe n'abubatsi, ku Mana ryaratoranijwe, ribibuye ry'igiciro. Bibiliya ivuga ngo namwe nimwubakwe ayo mabuye mu binzu z'umwuka. Umva uko Petero yaravuze ngo nibuye risitaza. Icyo ni kimwe
kabiri ngo ni urutare rugusha, hakaza icya gatatu ngo abantu basitara ku ijambo ry'Imana ntibaryumve kandi aribo ryagenewe. Ariko niba mwarasogongeye nimumwegere niwe buye rizima. Ngo iyo baramubwira tumva yewe wa mugore we hari icyo namwege nasogongeye kuri Kristo Yesu, numva neza iby'Imana ikora. Bibiliya ivuga ngo kandi izo ntumwa zaciye mu mibabaro, izo ntumwa zarababajwe. Aburahamu yarababajwe, isezerano riramugerageza, abwira umugore haravuga ngo uhereye ku bwa Yohani umubatiza bwami bw'Imana buratwaranirwa. Icyitonderwa, intwarane zibugishamo imbaraga. Imana irihisha, arayibwira ngo nubwo yanyihisha, itonde wa mugore we ntago bikunda mu kiganza cy'Uwiteka ntago havamo ibyiza gusa. Mosherami please itonde, iyo havuyemo n'ibibi turabyakira. Nafashijwe we Imana ijya yihisha. Muri korona Imana yihisha abantu, bamwe baragenda barabivanga barasamba, bagore bagenda gutya, bagore baca inyuma abagabo we. Imana irihisha, abagabo baragenda batabagore batabana. Imana irihisha, abakobwa batagakiza kubera ko Imana yihisha, batangira gusambana n'abasaza. Imana irihisha, yihisha abasore bajya muri ba nyina bababyara, batangira kujya kuryamana nabo we. Imana irihisha please, Imana irihisha. Iyo baravuga ngo nigira hirya nkayibura, najya ibumoso nkayibura we Nafutali we. Yo najya gucuruza dodo ngahomba, najya kudepoza nkabura akazi, najya mu kiyede bakavuga ko nta mbaraga mfite, nakisiga amavuta ya gikotoro batirinjeje, nakambara agakanzu k'igitenge nkadodesheje 10,000 bakavuga ati ni ukwibona, nagenda bakavuga ati ri kugenda nk'uri kuza, nagaruka bakavuga ati ari gukanura nk'iki mama. Yewe we Imana ijya yisha. Uyo uziko Imana yigeze inyishaho, nareba abantu bakazajya bavuga ngo ndi umunywi w'urumogidi, ariko umunsi umwe mbyinira Imana irangije ivuye kuntunga irambwira ngo mwana wanjye wereye umunsi ntabwo uzongera kurwara amaso. Kuva icyo gihe na bugingo n'ubu banyitaga mitunu, ntabwo nyitwa mitunu. Imana ijya yihisha. Tuganire, tubwizanye ukuri, tureke abantu bakunda ibintu biryoshye, tureke abantu bakunda ibintu biboroheye. Inyorosho nyinshi ziryoheye abantu, bavuga butumwa benshi bakunze inyorosho, abantu benshi bahanura amavisi. Nanjye koko nyavuga message Imana imbwiye ndabyemera, ariko witonde no kuva mu gakiza ujya hanze ukajya mu byaha, iyo nayo ni itonde sobanuza. Imana ijya yihisha abahanuzi, uziko Imana yihisha. Nimba yanagutumaga nigutume, Imana ikisha ukabura ubukode Nafutali, uba mu nzu 25 cyangwa 30, Imana ikihisha. Intebe ukazikoraho zikagenda, urumva, igitenge kikagenda uri umugore, isafuriya zikagenda, ugasigara utunzwe n'igisi. Imana irihisha. Yoba Imana iramwihisha, Yoba yishwa n'Imana bakundwa bene da. Ibyo wigira ngo sinasenga, ngo nge sinakizwa, nudasenga hari abari kuyisenga. Birabangubwa Bibiliya ngo nubwo mutandamya mutanse, ibiti n'amabuye byo birihagije kundamya no kumpimbaza bya mpimbaza. Imana iri. Uri umugabo ufite ijambo mu rugo ukaribura, fita beskote bakweskote kirimo giteye agahinda, nuko Imana yihisha abantu ntibabimenye, ngo bamenye igihe barimo, ngo Mose ayikorera akayibura, ngo kumbe Imana yamwishe. Ngarika amaze kumenya ko yihisha, ngamenya ko Imana imufiteho umugambi. Ikibazo mwene da, umenya umugambi Imana igufiteho se? Aravuga ngariko nzi neza ko jambo nyiri jambo mfiteho ijambo, nzi neza ko nyiri umugambi amfiteho umugambi, nzi neza ko iyo avuganye nanjye igikomeje gukora, nzi neza ko Imana ivuga yakoze, nzi neza ko Imana ivuga itanakoze. Ahishurirwa umugambi w'Imana. Aravuga ngo ariko izi nzira nyuramo nimara kungerageza, impamvu yishe kumbi burya ndi kugeragezwa niyo mpamvu yanjyanye amatungo, niyo mpamvu yanjyanye abana,
niyo mpamvu yanjyanye umugore, niyo mpamvu Imana nayibuze, niyo mpamvu nakigira abashyitsi, niyo mpamvu nahombye, niyo mpamvu mfite akazi kampemba miliyoni cyangwa miliyoni 3 cyangwa 200,000, ndi umukobwa mwiza ariko nkaba narabuze umugabo kandi nkora, niyo mpamvu mfite imodokari ariko simbo nabo ntwara, kombi ndi mu ruganda ndimo ndatunganywa neza, niyo mpamvu mpembwa simbona ukuntu byagenze, n'utwo mbonye tugashirira mu nzu, kombi burya ndi kugeragezwa. Iyo bahishurirwe kirimi fodi wimangi wangi wibinidra ari bifasti shiwi mangi widrikirista and demand zifobi widra, ayishurirwa umugambi w'Imana, ayishurirwa iyerekwa, ayishurirwa Kristo neza, ayishurirwa ijambo ry'Imana. Aravuga ngo Imana yangerageje, Imana yangendereye, iyabanye nanjye, iyatangije umurimo muri nge, iyantwaye abana we, ndazi ko ari nayo itanga kubyara, iyantwaye ingamiya, ndazi ko ari igize itanga, iyanyimye inshuti, ndazi ko ari Imana izigira, iyanyimye kwambara, ndazi ko ari Imana yambika, itumye narabyara, niyo igituma abagore basama, ituma narabyara, niyo igituma abagabo batera inda. Iyo Mana we yangerageje gutyo, niyo igituma umukobwa ashyingirwa afite 40 none agashyingirwa afite 19. Iyo Mana ingerageza, niyo igituma umusore asoreka akagira 35 agashaka none akagira 40 cyangwa 22. Imeze gutyo iri kungerageza, hari umugambi mbitsemo mama we, yo nimara kungerageza, nimara gutunganywa, nimara kumenya uwondi we, nimara guhishurirwa neza, imaze kumpima ku minzani mama we, hari aho yavuze ngo reka nze mpimirwe ku minzani yombi, yewe nafuta mpimirwe ku munzani yo, nimara kuyivaho nzavamo meze neza ntunganijwe. Imana imaze kumenya ibiro byanjye, uzi ko abakristo mu iminsi, uzi ko Imana bapima abantu bakayihakana, uzi ko Imana igupima yakubwira ngo kora 3 ngo narasenze ngo ndi nzahare, none Imana yampaye ibyo kurya ngo ntago nasenga, komba agapimo kaje akayungurukaje, haravuga ngo reka nze mimirwe ku minzani rese, nimara kureshya nzavamo ntunganijwe meze neza nk'izahabu ivuye mu ruganda. Bibiliya yavuze ngo nimara ko reka nze we Imana izi imigambi yanjye, izi yampamagaye, niyamara kungerageza nzavamo ntunganijwe meze nk'izahabu itunganijwe ivuye mu ruganda. Kumbi ndi mu ruganda rw'ibigeragezo, ndi mu rugamba rw'intambara, ndi mu rugamba rw'amakuba, ndi mu rugamba rw'uburwayi. Niyo mpamvu ndwara ihembe. Uzi ko ari abantu bajya barwara bakavuga ngo ni ibiki, kumbi bari ku gipimo. Yewe mwene da, ihangane Imana ijya yihisha we. Paul yaravuze ngo ni ukuri ndahamya neza ndashidikanya ko yatangije umurimo muri mwebwe, iyo Mana ni nayo izawusora. Injya nkunda muri yo, aha niho yahishuriwe, aravuga ngo ni Imana ijya yica imigambi yinshakura, kugira ngo Imana we idasohoza imigambi yayo. Ni Imana yica imigambi yinshakura. Nubwo bimeze bityo, abantu bakambaho, imiryango ikambaho, inshuti zikambaho, hari icyo Imana yavuganye nanjye. Nubwo abantu bambaho, nubwo byakanga, ndabizi neza ko ari Imana yica imigambi yinshakura. Iyo nyimye inshuti inayitanga inshuti, aravuga ngo nimara kungerageza reka nze mpimirwe ku minzani ingana. Arangije aravuga ngo ni ukuri izi nzira nyuramo, niyamara kungerageza nzavamo ntunganijwe meze nk'izahabu ivuye mu ruganda. Tugiye gusenga. Uri gutunganya utwe, uri kugeragezwa gute? Yewe mukozi w'Imana, byagenze gute? Yewe mukobwa mushiki wanjye, byagenze gute? Mukuru wanjye ne murumuna wanjye, byagenze biti? Imana ntago yihishe none ukabugamburuye.
aho ntabwo Imana yishe ukaba uri kugenda nk'abandi. Aho ntabwo Yesu yishe akaba atinze gato akaba asinziriye. Uzi ko yigeze yisinziriza mu nyanja di? Ye baba we, akaba asinziriye gato none ukaba uri kuvuza induru kandi Imana yihishe. Tugiye gusenga. Ufata Imana gute? Ndasengera abantu babiri. Ndasengera wowe wavuye mu byizerwa kuko Imana yihishe, ariko ufashe icyemezo ukimara kumva ubu butumwa. Bene data, nimureke tuvugire Imana, nimureke dukorera Imana, tureke kuyemba. Imbwa y'umweru n'imbwa y'umukara zose ni imbwa, n'intama y'umukara n'intama y'umweru ni intama. Tugaragaza ibyo turi byo, tureke kwigira nk'amasega. Imana ijya yihishe mu rugo rwawe utinda kubyara none wagiye mu bapfumu. Yihishe mu rugo rwawe utinda kubona urubyaro none wise umugabo imbwa. Yihishe mu rugo rwawe utinda kubona urubyaro none waciye uwo mwashakanye inyuma ujya kubyara ahandi. Imana yarihishe izana uburwayi mu rugo, uburwayi buraza nk'ubwa Yobu. None mwene da, none usigaye ugenda nk'abandi, none waravangiwe usigaye ugenda nk'abandi. Imana yarihishe amaganya yaraguteye. Imana yarihishe ubwibone bwaraguteye. Imana yarihishe wataye umuhamagaro. Imana yarihishe none wibagiwe Imana. Imana yarihishe iguha ku mafaranga make kugira ngo ikurebe none uri kugenda nk'abandi. Ni igiki usinze? Wisinda amahoro atari. Yewe garukiraho, yewe nyiranzihanaje we, hunga udapfa. Imana ijya yihisha, kakugerageza ikakureba, ikagupima ikakureba, ikakugira ku munzani ikakureba, ikareba uko uryama, ikareba uko uvuga we. Eri wirima iwidra, shirimiri mangi widro, edi dansa fodra. Uri kugenda gute? Yewe mukozi w'Imana, ni iki gitumye usigaye ugenda nk'abandi? Ubukode butumye urambirwa kubera ko Imana yishe. Imyambaro isigaye itumye urambirwa kubera ko Imana yishe. Urushako rutumye urambirwa kubera ko Imana yishe. Yewe musore mukobwa wirambirwa, Yesu aracyakora na n'uyu munsi aracyakora. Keretse imitima yinangiye, keretse ko mwigize mwanze kumvira Imana, ariko Imana ijya yihisha. Heri mirimangi widra. Mana turengere bwoko bw'Imana. Yesu atugarukeho. Imana ijya yihisha. Iyo baravuga ngo nimara ko gupimwa neza nkaba ndi ku munzani, ndabizi neza ko ari Imana yambwiye. Izi nzira nyuramo iranzi, izi migambi yanjye, izi ibyo ngambirira, izi bindimo, izi ibyo ntekereza. Nimara kungerageza nzavamo ntunganijwe meze nk'izahabu ivuye mu ruganda. Yewe uri gucaye, uri kugenda gute? Ndasengera nawe wavuye mu byizerwa, nawe utajya ushaka kumva iby'Imana. Dore ko abahanuzi bose mwabagize abavangirwa, dore ko abavugabutumwa bose mwabisinjije. Imana irakubwira kwihana, ukigira nyiranziyane ejo. Abandi ntabwo bakibwiriza kwihana. Warinangiye aho gusiga utuka abakozi b'Imana, waba uri hanze y'igihugu. Ndakubwira mbwirijwe n'ubuntu nawe na Kristo. Iyi Imana yishe witwara gute? Kari igihe Imana izishura ikagaragaza ibyawe. Bibiliya yaravuze ngo nta cyakorewe mu mwijima kitazashyirwa ku mugaragaro. Wewe wacitse intege, wowe udashaka kumva iby'Imana, tugiye gusenga. Nawe Imana yishe ukaba waravuye mu byayo, tugiye gusenga. Mwami Imana nyir'ubugingo, ndagushimye ndaguhimbaje ko wera kandi ukabukiranuka muri byose. Unyemerere buri wese ufunguye iki kiganiro aguhindukirire kandi akumvire. Imbaraga z'Imana zihindure. Ugenderere mwami buri wese ufunguye iki kiganiro kandi akugirireho umugisha kuri umutunzi imbabazi. Ndabigushimiye mwami. Ugenderera abasubiye inyuma, ugenderera abaguye, wongere ubambike imbaraga. Utugirire neza mukunzi. Ugenderera abakozi b'Imana. Warije utinda kuza, barangije bararambirwa. Warije utinda kuza, ibyaha birabinjirana. Warije utinda kuza, abantu bagenda uko babyumva. Warije utinda kuza, korona irangije iraza, abantu bavanga ibyawe. Emiwiri drebe fodra, erimiri drome mangi widra. Bagenderere mwa,
ugendana nabo. Nabigushimiye ko byumvise mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha.